nadandaje urumogi kubambura ibyabo ukoresheje imbunda narabikoze nta mpuhwe twagiraga mu buryo bwo guhohotera kiremwa muntu nibyo byatumaga nibaza ngo ese Imana yonyemera narakoze ibyo. Mwaramutse bakunzi muri studio twizere ko meze neza mwese aho muherereye. Uyu munsi tubafite ikiganiro cyiza cy'umushitsi udasanzwe mudasanzwe muzi kuri no chaîne yacu ufite amateka atangaje. Umutumirwa wacu twabazaniye ni umutumirwa udasanzwe. Reka dutangira bibwira kugira ngo bashe kumumenya. Kaze kuri chaîne yacu wibwira abadasanzwe bakuzi kuri no chaîne. Murakoze cyane kuduhereza kaze kuri iyi chaîne yanyu. Imana ibaheze umugisha cyane. Hanyuma amazina yanje nitwa Mutebutsi Joshua. Ndi umupapa ndubatse mfite umugore n'abana 6, abahungu 5 n'umukobwa umwe, n'abandi bana 2 ndeze. Mfite umuryango w'abantu 10 mu muryango wanje. Hanyuma ntuye mu Ijabe, nsengera mu itorero rya EPGR ndumuvuga butumwa muri ryo. Urakoze kutwibwira, urakoze kwibwira abadukurikiranye, umva kandi kureze n'abandi bana. Saba abana ureze nabo n'abana abakobwa n'abahungu kugira ngo tumenye ufite abahungu bangaye mu rugo, ufite abakobwa bangaye mu rugo. Okay, abakobwa ni 3, abo ndeze 2 nabo n'abakobwa. Yego. Batubwiye ko turi mu Ijabe ariko hari aba diaspora abantu batuye mu bihugu bitandukanye. Bumvise mu Ijabe bakubaza mu Ijabe hari mu basobanura bakabwira mu Ijabe ari mu kihe gihugu. Murakoze cyane. Mu Ijabe ni muri Bujumbura, mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Rero Jabe ni quartier imwe yo mu murwa mukuru w'Ibujumbura niho ntuye. Reka dutangire ikiganiro cyacu nyirizina. Twumvise umushitsi wacu afite ubuhamya bwinshi butandukanye kuko mubizi iyi chaîne yacu ntakintu muzotuburana zose ibyo muzoshaka muzobibona. Kino kiganiro cyacu kuko mwabyumvise ko tugiye gutangirana n'ubuhamya y'amateka. Reka dusaba umushitsi wacu kubanza gusenga twese dufatikanyije kugira ngo tubone gutangira. Murakoze. Yego, reka dusenga Imana kandi dusenga isengesho ry'umwami. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi kuko biri no mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tuduhane mu bitwosha ahubwo dukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Ni karibu rero, reka tutangire utugezaho ayo mateka n'ubuhamya bwawe. Murakoze cyane. Murakoze. Mwakoze kudutumira, mwagize neza. Imana ibaheze umugisha cyane kugira ngo tubone umwanya mwiza wo kuganira namwe cyane no kubabwira ubuhamya uko twakiriye Umwami Yesu Kristo. Kuko bisanzwe navutse mu muryango w'abantu bakijijwe. Navutse data akijijwe ari n'umudiyakoni mu itorero rya Sepeza bitaga Sepeza kera ariyo Sepake y'ubu. Hanyuma mvuka muri uwo muryango ariko imyaka y'amakura y'amahitamo nje sinakomeza umurongo wo gukizwa kubera ko kenshi ibyo tumenyereye iyo umuntu yavutse mu muryango w'abantu bakijijwe bakunze kumuha ijambo rivuga ngo nawe ja muri korari, ja mu bintu abandi barimo, ja gusenga, ariko kandi wumva mu mutima nta gakiza ufite. Abantu bakaja kuririmba, abandi bakaja gusenga mu matayu, ariko rimwe na rimwe bagaruka mukabona dusangiye urugomo rwo hanze. Nje birangora, sinakizwa, sinakira Umwami Yesu muri ico gihe.
mba umwana w'ikigabo utumvira. Mu myaka yanje y'amahitamo kora urugomo, nja mu rugomo. Natangiye kunywa itabi mfite hafi imyaka 15, 16 nari ntangiye kunywa itabi, niryo nahereyeho. Dore ko umuntu iyo utangira, Satani ntabwo igutangirira kuri byinshi, iguha kimwe kimwe. Twatangiye mu rugomo rw'itabi, bukeye twongeraho ibindi, tangira kunywa inzoga bitewe n'urugomo. Ariko ababyeyi muri ico gihe kenshi baduhatiraga kuja mu rusengero, kandi dukora ibijo rwihishwa batabizi. Twanywaga itabi rwihishwa, twanywaga inzoga rwihishwa, ariko twataha mu ngo bakaduhatira kuja muri korali, bakaduhatira kuja mu bitaramo, bakaduhatira gukizwa, bakaduhatira kubatizwa, ariko batazi ibyo dukora ku ruhande aho batari. Hanyuma byaje gukomeza, uko byatinze twaje kwanamuza, noneho ibyo twahishaga tubikora ku mugaragaro, tangira no kunywa urumogi. Noneho urumogi, imyaka y'ubusore nayo yari imaze kuba, dutangira n'urugomo rw'ubusambanyi. Muri ico gihe ndababwira mu by'ukuri ko niko nanone bakomezaga batubwira ivyo byo kuvuga ngo nimuje muri korali, nimuje muje abandi bana barimo, ariko kandi nta gakiza katurimo. Hariho n'abagenzi bacu twabikoranaga, ariko bo bakaba baririmbyi, bakaba bakondigiteri, bakaba ba perezida b'amakorali, bamwe na bamwe bakaja mu byumba byo gusenga, ariko kandi dusangiye ingeso nyinshi zo hanze. Naje kubikomeza noneho kugeza ubwo natangiye kuza ndara mu kabare, kanywa inzoga, noneho nkarara mu kabare. Zintera urugomo rwinshi, zitangira kuntera amahane, kurwana, kubesha, gutukana, ibyo ntigishijwe n'ababyeyi byinshi, kubera ko bari bakijijwe. Nje mbirengaho ndabikora cyane. Hanyuma mu mwaka wa 2000 nari ahantu bita i Remera muri Kongo, muri zone ya Uvira, aho bita Remera ni hariya mu misozi. Kubera ubwoba twari dufite bw'ibihumbi 2000, kubera ibintu abantu bavugaga ngo 2000 bizaza, isi zoshira, duterwa n'ubwoba gusa. Bene ubwo nemera kubatizwa, ndavuga ati reka ngende mpungire mu ikanisa mbatizwe. Ariko kandi umutima wanje utanyemezanya ko nkijijwe, kwari uguhunga gusa. Mbese wabikoze kubera ko watinye ko isi igiye gushira udakijijwe, utabaye umukristo? Baratubwiraga ngo 2000 ngo isi zashira. Hagati aho habe n'ibinyamakuru kenshi bumvaga bavuga ngo ntibazi kizaba, kuko abantu bari bafite amakuru menshi atandukanye ku 2000. Muri ico gihe naje kwemera, ndagenda tuja kusaba umupasitori wari aho Remera. Twari kumwe n'undi umupapa bita Rapide, turagenda turamwinginga, turamubwira ati utubatize. Bimusaba, tumubwira ko dukijijwe, twemeye, uti none utubatize. Abapasitori tibabazi biri mu mitima y'abantu, yaremeye adushira ku rutonde rw'abazabatizwa. Hari mu kwezi kwa 12 ku minsi ngira ngo 25 ndabatizwa i Remera. Turategereza, tuja mu rusengero, iyo minsi turasenga, ndetse ryari irya mbere ryanje rimwe na rimwe kwiririrwa mu ijoro, noneho tugatarama, kicara mu gitaramo tugasenga, tukaririmba. Tangira kumva nkaho nyine byokunda.
mbese watangiye kuja muri mudu y'amasengesho. yego natangiye gusenga anje noneho tukaririmbana. Uwo mugenzi wacu yari azi kuririmba cyane, bakaza kudutaramiraho twari turi mu rugo, bari bazi kuririmba cyane, akaririmba agasenga. Uwo Rapide yego iwe yari umupagani ariko azi no kuririmba. yari umupagani ariko we yaje icyo gihe yahise akomeza arakizwa, ariko njyewe we siko byaje kugenda, kuko we arasa nyine naho umutima wari wabimwemeje. Waramwiganye muri make. Nicyo nza kuvugaho cyane. Hanyuma mu minsi mikeya, hari mu kwezi kwa 12, iminsi mikeya 2000 birarangira. Uko umwaka warangiye tubona nibisanzwe, warangiye nkuko iyindi yose irangira. Fete zigenda neza nk'ibisanzwe, abantu baranywa barasinda. Noneho mbona nacizwe, ndavuga ati ibi bintu baza batubesha. Inyota y'inzoga iragaruka. Twanyoye ameza rimwe mu yinga rya mbere, nanje nagiye kwegera mu rusengero, twiyegereza baduha uruhimbi turanywa, ariko nurwo naherutse. Nyuma y'icumweru kimwe nahise ntangira kandi kunywa inzoga, ndasubira ndagwa. Urumva ko nari nemeye, ariko kubera ubwoba gusa bw'ibihumbi 2000 titwari tuzi kibamo. Wenda tukavuga ati niduhungira mu rusengero ahari umuntu yoba nk'ukiza amagara. 2000 birangiye tubona nibisanzwe, ubuzima burakomeza, ikirere kiza gisa na kujya bisanzwe. Inshuti zanje zari zintegereje hafi aho, dutangira urugomo. Noneho zinyiyegereza cyane. Ubutangabusha wari ugiye gute? Nywa inzoga kuva ico gihe, kuva mu 2000. Urumva ko nari nabitangiye mbere yaho, ndakomeza nongeragaho noneho n'itabi n'urumogi byose, n'ubusambanyi bukabije. Hanyuma narabikomeje cyane, kuko nababwiye ko byanteye no kurwana. Noneho umuntu yaza asigara avuga kiyumvamo n'imbaraga nari nzifite icyo gihe, nari nkomeye. Uwavugaga wese muri icyo gihe yabaga yiteguye ko hari intambara iri bubi. Byaje gukomeza, tuza kuvaho. Mu 2005 nari Uvira cyane, niho ubusinzi bwanje bukabije bwabereye. Hanyuma mu 2005 mu kwezi mu kwezi kwa 7 ngira ngo nari Uvira, nibwo naje kubaka. Nababwiye ko mfite umudamu, nibwo naje kubaka. Iyo myaka yose wagiye ukora ibyo ngibyo, wari utarubaka cyangwa wari wubatse? Nari ntarubaka. Iyo myaka yose kuva muri 2000 kugeza 2005 nibwo nubatse. Hari mu kwezi kwa 7 nari Uvira, nibwo naje kubaka. Wari umaze gukizwa basi aho watekereje kubaka? Wari umaze kumva ko uheba? Nari nkiri umupagani cyane, nari nkiri umusinzi mubi. Nanashatse ndi umusinzi, ndapatanye nsinzi. Uwo mugore wakwemeye umusinzi byari bimeze bite? Yarakuzi cyangwa uwo munsi wagiye wenda wiyoberanyije wabaye pasiteri kugira ngo uvuge ijambo ryishitse? Mwari mugiranye ubufiyanse bw'igihe kirekire kugira ngo mubane mushakana muziranye, byagenze gute? Ntabwo yaranzi cyane, twamenyanye igihe gito. Ntabwo njyewe nashatse ntari kumwe n'ababyeyi, nari njyenyine aho Uvira, nari njyenyine kandi nari umusinzi. Iminsi mikeya yambonye gusa ndi umusinzi, ariko wenda atazi amateka cyane ko bikabije. Hanyuma maze gushaka, tumaze kubana,
nyuma y'iyinga rimwe naje kunywa inzoga nyinshi, nari kumwe n'undi mugenzi wanje, tuza gukora ibintu by'urugomo turarwana, baramfunga batabizi, ariko baza kubimenya mu gitondo kuko badufashe nka saa 5 z'ijoro, twari ahantu bita Murongwe, baraza baradufata baratujana muri birode baradufunga. Yaje kungemurira mu gitondo bukeye bamubwiye ko nafunzwe, umugeni w'iyinga rimwe, namwe mu byibaze zari zoroshe. Hanyuma abantu n'ico gihe batangiye kumubwira amakuru, baramubwira ati wowe ntabwo washatswe, wiyahuye, taha usubire muhira, nta mugabo ufite, ni ikirara, ni umurwanyi, ati none taha. Nabo yazaga gusaba ko bayombona, nabo bakamubwira ati wowe twamenye kuri umugeni, none taha inzira zikigendwa, subirira iwanyu, nta mugabo washatsweho, ni gito. Urumva ko mu by'ukuri nta babyeyi nari mfite aho, kenshi nta n'uwazaga ngo avuge uyu ni uwacu, wenda ngo abase naho yovuga ati wenda abantu ko barabesha. Ababyeyi bari muri iyo minsi? Ababyeyi banje bari hano mu Burundi, bo bari barahungiye hano i Burundi muri 2000, turi muri plene, jewe ndasigara. Hanyuma umudamu yaje kubyihanganira, murabizi ko abakobwa bwoko bwacu kenshi barihangana cyane, kandi we yarandusha, yarakijijwe, yari afite ngo isezerano rivuga ko azashakwa n'umugabo w'umupagani, ariko nyuma ngo akaza gukizwa akaba umukozi w'Imana. Yari afite iryo sezerano we, jewe ntarifite. Wenda ni icyo cyatumye yihangana bihagararaho, kubera ko abizi abifite, ariko uko iminsi yagendaga ishira abantu bagomba kumubwira, kuko naje gufunga iminsi 30, kwezi kose kwashize mfunze, kunini kweli baza kundekura ya minsi ishize, ndagenda ambwira ayo makuru, ariko afite agahinda babaye, yaranantinyaga, yari akiri umugeni utaramenyera, utaramenya umuco wanje, utaramenya n'amateka yanje menshi. Urumva ko yari afite ubwoba, ariko abimbwira nyineho asa n'ubicisha hejuru, ariko numvaga ko bimubabaje. Ndamuhumuriza, ndamubwira ati hangane, nta kibazo byanshikiye, ariko nagushatse ngukunze. Nabwo ntitwaje gutindana nawe, yahise yambuka asanga ababyeyi, je mbanza gusubira gusigara, tuza gusubira kubonana muri 2000. Mu ijambo ko ababyeyi baje bagusiga Ibuvira n'umudamu wakagusiga Ibuvira, ese Ibuvira wari ufite akazi wahakoraga katumaga udashaka kubasanga? Nari mfite ibikorwa mpakora, ariko kandi cyane n'urwo rugomo, kuko ibikorwa kibyemerera umuntu gukora urugomo, ariko byari bihari. Nyuma nari mbabwiye ko twatandukanye, nyine ico gihe araza, naje gusubira ruguru 2007, hari mu kwezi kwa 7 nyine aransanga, aza kundeba agarutse avuye hano, anyengenga ko kwambukana tukagarukana tukaza kuramutsa ababyeyi, hanyuma nimba ushaka gusubirayo rero ati ukabona kuzogaruka, ariko ababyeyi baragukumbuye, uze kubaramutsa. Naje kumwemerera, ndambuka, nageze hano muri Bujumbura
nageze i Bujumbura, umuntu wanyakiriye yari umubishopu bita Kamusore. Niwe wanyakiriye, niwe nari nzi hano, aranyakira, ahamagara ababyeyi kubera ko nabo bari barihebye, bari bakimbona, nta makuru yanje kenshi babonaga, n'amatelefoni icyo gihe yari ataraba menshi, kugenda umenya amakuru y'umuntu uko hagenda n'aho aherereye byari cyane. Muri iriya myaka telefone zari nke, ariko ngeze hano arabahamagara ati wa muhungu wanyu yatugezeho turi kumwe. Naje guterwa n'ubwoba, ubwoba bumbaza ngo ese nimpfa ndajahe, kuko nari mfite ubwoba bunyemeza ko ngiye gupfa. Hanyuma ikibazo canje kikambaza ngo ese nupfa uzojahe, uzemerwa se n'Imana? Kubera ko ababyeyi banje bari baratanze ibyifuzo bansengera, abanyamasengesho babifite bari kunsengera, naje gufata umwanya wo kwibaza ico kintu uko no kwihana. Nanje naje guterwa n'isoni zo gutinya kubjatura imbere y'abantu, numva ko inshuti zanje, urungano tungana, abo dusangira, abo tugendana, nkumva mfite isoni zabo ko bongaya. Ariko kandi ubwo bwoba naje kubwibuza, ndagenda ndabasezera, tangira kuza niherera nje nyine ngasenga, ariko nibaza ngo ese Imana yo nemera no kwemerwa n'Imana nihanye? Zaje gukunda, naje gufata umwanya ndagenda nsezera inshuti, ntangira gusenga, ariko kagira isoni mu gihe rimwe na rimwe umudamu yinjiye, nkagira isoni zo kumwereka ko mpansenga, zo kumwereka ko ndakijijwe, ndatsinzwe, ntangira kuza muhisha, ariko kandi ntangira kuza ngenda jenyine, kuko nagaza ntekereza ko nicara mu bantu ndapfa, ningenda mu ibarabara ndapfa. Ntangira kuza ngenda jenyine, ntangira gusenga, ntangira kwinginga Imana, ndira, naratewe n'ubwoba bubi cyane, ariko kandi ari bwiza, kuko hari ubwoba bubiri, hari uburyo bw'ubwoba, ubwoba buterwa na Satani, hakaba n'ubwoba buguhamagarira gukizwa. Iyo Imana ishaka kugukiza, izibanza ikaguteza ubwoba mu mutima, nuko ntinya ibyaha, mpunga ibyaha, tangira gushaka uko ngenda njenyine, nirirwa njenyine nsenga, ariko rimwe na rimwe nabona abantu nkiyumanganya, nkijijisha. Naje gufata umwanzuro rero wo kwirwa njenyine. Abansengeraga bari mu cyumba c'amahombi, Imana yaje kubatuma baza kundeba. Uwo batumye asanga sindi mu rugo, waza kundeba, asanga hari aho nagiye, arampamagara, arambwira ati ku rusengero baragukeneye. Nanone nabyo bintera ubwoba, uvuga ngo ese niki bampamagariye. Natinyaga cyane abantu, nuko baje kumpamagara nditaba. Ngeze mu mahombi nasanze bicaye, bampa agatebe ndicara, barambwira ati rero Imana yakudutumyeho, yatubwiye ngo uzayikorera. Iryo jambo ryarampumurije kubera ubwoba nari mfite, naryakiriye neza cyane, numva riranduhuye. Hanyuma ndasubira nanone nanirwa kugira icyo mvugira imbere yabo. Ndashimira umukozi w'Imana Paul, arambwira ati sawa, reka tugusengera Imana ugende, ariko Imana nuko yatubwiye. Naratashe, ibyo byampaye imbaraga zo kubasha kwihana ku mudamu, kubera ibibi namukoreraga nawe yarabizi, ariko noneho ndatinyuka, agarutse ndamwicaza, ndamwihanaho, arabyakira. Nateye indi ntambwe, negera ababyeyi, nanone nabo mbihanaho, ndababwira ati ibyo nakoze ntimwigeze mubinyigisha, nakoze ibyo mutatumye, nakoze ibyo mutashimaga, ariko kuva uyu munsi ndagarutse ndihanye, kuko Imana yampamagaye kwikorera. Gusa kenshi bo bampatiraga kuja mu rusengero,
kujya mu rusengero ukore nk'ibyo abandi bana bakora, kumva ntibyari bihagije kubera ko nababwiye ko twari dufite abo tungana basenga, batarama, baja mu matayo, ariko kandi mu muhana tugasangira byinshi, kumva nibo batanze amada, nibo bagize gute nuko. Ariko uwo muhamagaro wanje w'ubwoba wampamagariraga agakiza gukizwa, nuko naje kubihanaho barambabarira, mbona n'imbaraga zimbashisha rero gutera indi ntambwe yo kwatura noneho mu ruhame, kuko nari mfite ubwoba bwo gutinya abantu bumva ibinakoze barangaya, ariko naje kugira imbaraga ndabyatura byose, mbivuga uko biri, kubera ko rwari urugomo rutari rwiza. Rero naje gutinyuka, Imana impa imbaraga ndabyatura, ndashimira abansengeye cyane, kuko kuri none ndashimira Imana ko nakiriye Umwami Yesu. Watubwiye ko wanje gusezera inshuti zawe mwasangiraga, ese inshuti zawe zabyakiriye gute ubivuga, kubera ukuntu bari bakuzi, umudamu wawe yabyakiriye gute kubera ukuntu yari akuzi? Inshuti zanje zo nizo mperaho, ntabwo zabyakiraga neza, bumvaga ko ari nk'ibintu by'ibikino, ntibumvaga ko byokunda, ntibumvaga ko byoshoboka, ariko nanone kandi mu ruhande rw'ababyeyi n'umudamu bumvaga ko ari ukuri, kubera ko babisengeye, bumvise ko ari igisubizo cy'Imana ibahaye, bari barabisengeye, bari baratanze n'ibyifuzo ku bayumbe. Nanone ndabona bashimira, bafashe umwanya rero wo kubishima cyane, kuko bo bumvaga ko topfa kubivuga gusa. Icyo noza kuvugira imbere yabo gisa n'urwenya, kubera ko sinigeze mbikinisha kuva mbere hose, nta bujuke nigeze mbamo, nta korari nigeze mbamo, nta rugomo nigeze nihutira rwo mu rusengero, nabihungiraga kure cyane, ariko babyakiranye umunezero, kumva ko noneho naje mu rusengero, mpambabwira kwihana kandi nkabikora, nanabishoyemo imbaraga cyane, tangira gusenga, mpindura inshuti, abayumbe baba inshuti zanje, ntangira kugendana nabo, dusenga, banyigisha gusenga, kandi babyakiriye neza. Tugushimiye ku kiganiro cyiza tugejejeho, amateka yawe, pase yawe. Watubwiye ko wabaye mu rugomo, muri urwo rugomo wakozemo byinshi, ariko ibyo byinshi ntabwo watubwiye. Ese utubwiramo bikeya basi? Ego nabivuze bimwe mu byo nakoze, nadandaje urumogi, icya kabiri nta mpuhwe twagiraga mu buryo bwo guhohotera ikiremwa muntu, twakoraga urugomo rutari rwiza mu buryo bwose bwo guhohotera abantu, rimwe kubambura ibyabo dukoresheje imbunda, narabikoze, twararenganyaga, kubera ko nta mpuhwe z'ubumuntu twari tukigira mu mitima yacu. Nibyo byatumaga nibaza ngo ese Imana yonyemera narakoze ibyo, nicyo cyateraga kwibaza cyane. Rero ni byinshi nararwanaga, nta mpuhwe nari nkigira zo kurwana, nta bunyangamugayo nari ngira, nta gaciro k'ubuzima bwa kiremwa muntu, nta kintu nahaga agaciro cyane, ukuye ico nahagurukiye nyine gukorera nk'urugomo, numvaga ko kigezeho ariyo ntsinzi, ariyo 6. Muri icyo gihe uvuze ko wagurishije urumogi, ese ubwo rumogi wagurishije hari inyungu, hari amafaranga, cyangwa hari ikintu gikomeye wakoze kubera ubwo bucuruzi wakoraga muri iyo minsi? Ntaco, kubera ko ibyo nakoraga numvaga gusa ko ari ibimpa amafaranga yo kunywa inzoga, gusengerera inshuti zanje, nta mafaranga nabitse, nta kintu cy'igikorwa kigaragara nigeze teganya. Umutumirwa wacu wakoze cyane kutwitaba, turagushimiye ku biganiro byiza twagiranye, tuzosubira tugutumira ubutaha. Wakoze cyane. Abadukurikiranye nabo icyo muza mwifuza cyose ko twobagezaho, muza mukandika muri commentaire, tuza tukibashitsaho. Murakoze.
Thank you.